tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Reka mbere ko twinjira muri gahunda, mwese mbanze mbifurize ukwezi kwiza kwa karindwi. Ukwezi kwiza kwa karindwi. Twinjiye mu kwezi kwa karindwi mu ijambo ry'Imana. Ubusanzwe ukwezi kwa karindwi ni ukwezi k'ubuhanuzi, ni ukwezi gusobanura umwuzuro. Reka ntagire kumbwira ngo ibintu byawe bituzuye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka. Urabona ko karindwi Imana izabyuzuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana izakuzurize ibitaruzuye mu mezi yatambutse. Igice cya mbere cy'umwaka turakirangije, tugiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'umwaka. Kandi muri uno mwaka Imana yaduhaye intego ivuga ngo kwihuta tugana ku ntego. Mu yandi magambo, Imana ifite gahunda zo kuduherekeza ikatugeza ku byiza Imana yatugeneye, ariko natwe twanditse intego z'ibyo twifuza ko Imana itugezaho. Bwana asifiwe. Muri kuno kwezi kwa karindwi rero Imana izakuzurize, ikuzuriza imbaraga, ikuzuriza igikundiro, ikuzuriza ubuntu bwayo, ikuzuriza abafatanyabikorwa. Haleluya. Kugira ngo uno mwaka uzagusigira amateka adasanzwe, kugira ngo uno mwaka uzakubera umwaka wihariye mu buzima bwawe. Imana ishime cyane. Niba yarakurikiye mu uno mwaka ugaterana ukuvuga Imana ivugana nawe, ukabisingira ukabigira ibyawe, ndahamya ko ubuzima bwawe tuzamera nk'uko bwari busanzwe. Bwana asifiwe. Ndankunda amagambo Pawulo yavuze muri kino cyane twe tugenderamo mu cy'umwaka. Pawulo yaravuze ngo ndamaranira. Abafilipi ku bice 13 ku murongo wa 14. Aravuga ngo ndamaranira kugera aho bitanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Aya magambo n'amagambo turimo kugendera mu mwaka wose, ubwo nta kizima cyo dusi uyu munsi namwe tugendane. Niko Imana irimo kutubwira. Hari ibintu Imana iba mu mugambi wo gukora. Imana n'umukozi. Imana ihora ikora. Kandi amahirwe dufite rero, Imana ikorera ikintu kimwe gusa rukumbi, ni umuntu. Akamaro kumvise. Ukuri kose Imana imirimo yayo yose Imana ikora, imirimo yose Imana ikora izingiye ku muntu gusa. Ibitekerezo, imbaraga, ubushake, umutima byayo byose bizingiye kuri wowe. Mu yandi magambo uri business y'Imana. Haleluya. Ibi bintu byagora abantu mu kubisingira, kuko hari igihe uca ahantu mu nzira, hari igihe uba mu bintu ahantu mu bihe wajya kureba ukumva mu by'ukuri Imana ntabwo iri hafi yawe. Ambassadors yawe biririmbye ngo wari uri hehe. Hari igihe uca mu bintu ukumva uvuga ko Imana kameme wari wagiye hehe. Muri 95 benshi barabyibajije. Abatinze kuntu byaro barabyibajije. Abafusha ababyeyi barabyibajije. Abiruke mu kazi barabyibajije. Aba urutonde n'ururerure rw'abantu bibajije ngo Imana uri hehe. Ari umubwira inkuru nziza. Nubwo Imana yasa naho iri kure yayo, ariko uri umwihariko wayo. Ni wowe muntu wenyine Imana yaremye ikaguha umwuka wayo, ikawushyira muri wowe. Tutitaye ku bihe urimo n'ibyo utekereza, mu bikoroheye n'ibigukomereye, ariko uri umwihariko w'Imana. Ni wowe Imana itekereza, iragukunda ku rwego rwaho yafashe umwana wayo w'ikinege ikamutanga kubera wowe gusa. Haleluya. Vuga ngo amen. Vuga ngo Imana irantekereza, ndi umwihariko w'Imana. Imana ishime cyane. Aya magambo ujye yibwira buri munsi, nibyo Imana ishaka, nibyo biri ku mutima w'Imana. Kandi Imana ishimwe yuko izi yuko hariho ibintu bimwe na bimwe bijye bitwibagiza ko Imana dutekereza, ariko uko byaba biri kose Imana yiradutekereza. Icyo umutima wanjye nari kiwumenyesheje, urabizi neza, urabisobanukiwe. Izo ni imbaraga zimbamo imbere zinesha ibiri inyuma. Ibindi buvuga n'ubyibagirwa utahane icyo ngicyo. Imana ishime cyane. Utavuga ngo ndi umwihariko w'Imana, izo ni imbaraga zindimo imbere zinesha ibisigaye inyuma. Haleluya. Bwana asifiwe. Rero turirukanka mu no mwaka tugana ku ntego. Navuze amagambo nyashaka gushimangira yuko
Imana ifite imirimo ikora kandi iyikorera umuntu, ariko igikenera yuko nawe abisobanukirwa akagira ibyifuzo cyangwa se intego ashyira mu mutima we, akazandika akanabisengera. Kandi cya kabiri, Imana ikora mu bihe. Ibihe ni ukuvuga iki? Iyo bwije bukira bugacya, ibihe biba bitambuka. Hari ibihe mu buryo bw'igihe cy'amasaha, hakaba n'ibihe mu buryo bwa saison. Saison nayita guteze, ni saison nyine, ni ibihe nyine. Imana ishimwe cyane. Iyo ni imikorere y'Imana. Iyo tuvuga ngo umwaka urimo kugenda, tuvuga ngo za ntego z'imigambi y'Imana ifite ku buzima bwacu, z'ahantu tujyana, ndagenda mbara umunsi ku munsi, uko bwiza n'uko bukeye, ndabara imirimo Imana igenda ikora ku buzima bwanjye. Umuntu yavuze ngo iyo migisha uyibare ni myinshi, niyo gutangaza. Uba ukwiriye kubara iyo migisha y'Imana. Uko umunsi muvuyeho, undi ugacya, undi ugacya, undi ugacya, jya ubara iyo migisha y'Imana, kandi bizakuryohera kurutaho, bizakuniza kurutaho. Nubona bigize mu ntego zawe, Imana yagushoboza kwandika no gusoma, ukabyandika ahantu runaka. Imana yabwiye, yabibwiye, aramubwira ngo ibyo bumvise ubyandike, kugira ngo ubisoma abyitondere. Imana ikunda kwandika, namwe mujye mwandika. Imana yahamagaye Mose igiye kumubwira ibyo yifuza ku Bisiraheli iminsi y'ubuzima bwabo bwose, ariko igiye kuyimubwira iramubwira ngo hari amabwiriza ushaka guha, ariko amabwiriza ndashaka kuyandika ku gisate cy'amabuye kugira ngo mujye mubimenye. N'uyu munsi impamvu ijambo ry'Imana turyumva reka turyohera nuko baryanditse. Nawe ujye ubyandika za ntego zawe muri uno mwaka ufite icyo kubwira Imana, nawe ujye uzandika. Ndaguhamiriza yuko umwaka uzarangira ugenda uvivura. Kuvivura murabyumva? Ugenda kati. Hanyuma rero muri ibyo ngibyo rero, mu ntego dufite nuko iyo ni imigambi y'Imana, ni imigisha Imana itanga yaboneye muri Kristo Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Natwe rero turamaranira kugira ngo tuzabashe kuyigeraho. Muri kino gihembwe twinjiye, ese muzi ko twinjiye mu gihembwe kindi cya gatatu gisoza umwaka? Igihembwe cya gatatu gisoza umwaka. Imana ishimwe cyane. Mu gihembwe cyaho cya gatatu tugiye, murebe niba birimo gukora, mu gihembwe cya gatatu tugiye kwinjira mu gihembwe cyitwa kwinjira mu byo twagenewe. Baragenda biza neza. Turinjira mu byo twagenewe. Turinjira mu byo twagize dute twagenewe. Mu kwezi kwa karindwi tutugana amagambo avuga ngo kuba abantu badasanzwe. Mu minsi ijana ndimo gusenga, ariko maze iminsi numva n'Imana ibinyigisha. Bivuga ngo abantu b'Intarama ntago nzi niba bazabinkundira cyangwa bazabinyangira, ariko numva Imana inyigisha, inyobora kubigisha guhinduka ab'Imana ishaka mu babo, kugira ngo mugwize imbaraga z'imbere zibahesha iby'inyuma, kugira ngo mukomere Imana amashyi nta kibazo. Ubutumwa busigiriza abantu, ubutumwa ndabisobanura gute? Mwari mwabona umuntu wisiga atakarabye? Ego? Harimo abana bamwe bajyaga gukina umupira bagatinda koga, batinya koga bagafata utuzi bakitosa bagatateraho igikotoro. Abari hano ntabahaye kamembe. Imana ishimwe cyane. Harimo abantu bamwe bakunda kwisiga igikotoro batakarabye. Kwisiga igikotoro utakarabye bimeze nko gushaka gusingira amasezerano udakwiriye. Maranyumvise neza? Yet Imana yo ifite igipfunyika, ifite pake yuzuye y'ibyiza Imana ikubikiye, ariko nishaka kubiguha gusa, ahubwo irashaka mu bibanamo nayo. Mu butumwa Imana ishyira ku mutima n'ahantu inyobora kubajyana, ni ukuba abantu babana n'Imana, mukaba inshuti zayo, mukagendana nayo, mukaba abigishwa beza, mukabona kuba abantu badasanzwe. Abantu badasanzwe. Imana ishimwe. Kuba udasanzwe ntibisobanuye ibyubahiro, gutambuka ntambutse bagafungura inzira. Murabona? Donc umuntu udasanzwe, ufite udasanzwe, abantu subaha oya. Imana ikeneye ko muba badasanzwe, nk'abantu bameze nk'imbunda Imana irashisha.
kubera ko Imana nayo irabisonzeye. Nahoze baha ubuhamya kare ndababwira ngo kera hari umuntu twakoranaga na nkikora muri minisante muri ministeri y'ubuzima nakoga hano kuri ADPR hano i Nyamata. None umuntu twakoranaga i Kigali iyo yabaga gukorana yari umuryango nterankunga ushyikira ibikorwa byacu. Mu bikorwa twakoraga yabaga ari afite akazi kenshi, yabana bose bavuye mu bihugu byo hanze bakeneye gusura ibikorwa kuri tere ahantu twakoranye n'imirimo, yabona udafite umwanya akavuga ngo ako ntacyo reka mbohereze Olivier arahari mu Bugesera, ibyo nari bukore byose arabikorayo. Mwankurikira noneho azana atari imivuga ngo Olivier ni imbunda ndashisha. Muranyumvise yabaga bizi ngo hari imbunda yanjye ndashisha. Yaterime n'uyu munsi yarakwiriye iyo umuntu akukora ibintu byiza uravuga ngo ngo ni imbunda ndashisha. Imana ikeneye imbunda irashisha. Imana igukeneyeho kuguhindura imbunda irashisha abadayimoni n'ibindi bintu byose bije abantu gukizwa. Imana ishimwe cyane, nibyo byuzuye umutima wa niko Imana itekereza. Ikeneye abantu ivuga ngo kamera iyo mufite banumva mfite amahoro. Imana yabwiye Samweli reba ngo Samweli uzageza ryari kuririra Sawuli ko namukuye ku ngoma, genda ujye kwa Yesaya fata ihembe ry'amavuta ugende mu muryango we niboneyemo umuntu ufite umutima nk'uwo shaka. Mu yandi magambo kwa Yesaya hari imbunda ndashisha. Imana ishime cyane. Ntabwo wahinduka imbunda ndashisha ngo nurangize Imana gutererana. Murano ukunze ducurika ibintu dushaka Imana ibana natwe twebwe tutabaye imbunda Imana irashisha. Yet uramutse wabaye imbunda Imana irashisha nta kintu na kimwe wakenana n'Imana yawe. Imana ishime cyane kuko Imana nayo ibizi ko ikurashisha nawe kwitaho. Haleluya. Imana ishime cyane. Umuntu abizeye ngo iyi mbundi irankorera reka mbara ugiye kwafitana buriya Samo ino keyboard yari gifa nimwe gafuma buto ibintu nk'ibyo ngibyo. Uriya musore atakuza ataducurangira ino keyboard kuva yatangira kuyicuranga. Mbere twashaga umuntu umwe akaza akayicuranga akaba yagiye, tukamushyira 2 3 twatamuha 5 ati ndaza ariko ntazi. Keyboard ikaba yafuye umunsi samaza akabicuranga buri gihe. Niyo yakoroye arampamagara ati pastor ati ya keyboard yagize ikibazo, arayifata akajya kuri moto agashaka umutekinisiye akayikora akayizana ari nzima. Impamvu ni iyi nuko azi ko yicurangisha. Umunyakiraka yarapfaga akigendera tukazemenya yarabaye bushwangi, ariko uyu munsi uriya ayibwira ngo impamvu ni ihe nuko ari imbunda arashisha. Nawe Imana ikeneye gutunga nk'imbunda Imana irashisha. Haleluya. Nuramuka ukorera Imana urasira Imana neza nshuti yanjye nawe izakwitaho, izagusiga amavuta, izaguha ibikenewe, izagutaka, izagucira inzira, izakuremera. Imana izaguha ibikeneye byose ngo nawe urayikorera igukeneye gukoresha. Imana ishime cyane. Igihe ndimo kubabwira biranjyana mu ijambo tugiye kwiga rivuga ngo umutima w'umwigisha. Umutima w'iki? Umutima w'umwigishwa. Bwana asifiwe. Mwene data narakomeza n'ibindi nk'ubitangaza rikomeye cyane. Imana ifite imigambi, ifite ibintu Imana ishaka gukora, ariko ikeneye abantu bafite umutima w'ubwigishwa izakorana nabo, igendana nabo, ivugana nabo, ikorana nabo, inakoreramo iby'imigambi yayo. Bwana asifiwe. Tujye muri Yesaya. Haleluya. Yesaya ibice 61. Yesaya ibice byaho 61 ku murongo waho wa 3. Ubwo murebe niba bitarimo gukunda. Yesaya ibice 61 ku murongo waho wa 3. Narasoma n'amagambo ku bantu bamwe tubana hano mazigiye mbabwira ngo mwimwe mu byane tunyankunda gufata umwanya gutekerezaho ni Yesaya 61. Kubera iki? Yesaya 61 yerekana umutima w'Imana. Donc ibintu biri kuri agenda muri plan strategique y'Imana ubisoma muri Yesaya 61. Kuko aya magambo Yesu ni Yesaya yahanuye amaze kuhanura. Yesu aje
ijambo rya mbere Yesu yavugiye kuri podium ni Yesaya 61. Yaravuze ngo nk'Umwami Imana ari kuri jye, yansigiye, akora urutonde rw'ibintu yamusigiye. Nawe umva rero ukuntu Yesaya yavuze 61 rimwe na kabiri mu isomere mu rugo. Uyu munsi nasomera kugera ku murongo aho wa 3 ngo yantumye gushyiriraho iteka ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Karaka jambo kanyuma. Impamvu yabiriye byose ndonkora nukugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Bwana asifiwe. Aya magambo aratwereka umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu. Umugambi Imana ifite, ibintu byose Imana ikora, the ultimate purpose, impamvu iruta ibindi, irashaka kugira ngo Yesu asonze biriya aduhindure ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka kugira ngo bimuheshe icyubahiro. Rimwe na rimwe iyo umuntu arimo guca mu bintu hari igihe yita akababaro ke, ariko n'Imana nayo igira akababaro kayo. Niyo mpamvu buriya ubuzima bwacu bwose, iminsi yacu yose dukwiye kuyirebera mu ndorerwamo zirushaho kunezeza Imana, uko nicyo kigiye ku mutima. Ubwo buzima kunezeza Imana rero busaba umutima wakira, busaba umutima wemera kumwigishwa mukende yabwira kurutaho. Ariko mbere yuko ngera aho ngaho, reka maze mabwire uko Imana itekereza, ni kuri Imana yibwira. Niba nabwiye ngo birananira kubabwira ubutumwa busigiriza, birananira kubabwira ubutumwa bwa promising gusa, ariko ubutumwa butabahindura. Iyo wamaze guhinduka, igiti cyatewe n'Uwiteka cyo gukiranuka kimuhesha icyubahiro, ibindi byose biragenda bikabiherekeza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Kubera iki? Uko Imana umugambi wayo ni ukudusubiza mu gituza cyayo, mu busabane nayo uko byahoze kera itari yaremwa. Nabwiye mukene ngo Imana ni Imana y'urukundo, yagambire kera yuko tuba abana bayo. Mu kubigambirira iraturema. Nabwiye ngo niwe muntu wenyine Imana yashyize mu mwuka wayo. Bisobanuye iki? Bivuga ngo uri projet y'Imana, ubushake bw'Imana, ibi neza by'Imana nuko umuntu yaremye ibukunze aba mu gituza cyayo, bahora en communication. Muri Edeni tubona Imana ize mu fe nimugoroba igahora na Adamu ikamuganiriza. Yesu agiye kuza azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Umugambi Imana ibiri ku mutima w'Imana nuko idukora biriya byose ku ntego yo kutugira ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ibyo rero Imana yabigambire kuva kera. Umuntu anakoze icyaha itanga isezerano, iravuga ngo mu rubyaro rw'umugore hazavamo urubyaro ruzamena umutwe inzoka. Iyi nzoka nayo izamukomeretsa igatsisira. Ihamagaye Aburahamu mu masezerano Imana yamuhaye, iramubwira ngo muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Mu yandi magambo yavuga Yesu yenda kuzaza akaza asohoza biriya byose kugira ngo yongere areme urubyaro ruhesha Imana icyubahiro, ruri mu bushake bw'Imana kandi runezeza Imana. Haleluya. Petero mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse plutôt kucebera ku murongo wa 9 na 11 aravuga ngo mwebweho muri ubwoko bw'Imana, muri abatambyi b'ubwami, muri ishyanga, muri abantu Imana yaronse. Haleluya. Muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye, yabakuye mu mwijima ibajyana mu mucyo w'igitangaza. Ubundi bwoko bushya buraremwe kugira ngo babantu bwa busabane Imana yari ifitanye n'abantu muri Edeni ikomeze ibugire n'abantu bayo uyu munsi bari mu isi. Naze mbwira abantu kare mu bintu sinyasengera ijuru. Ijuru ni ahantu ho gutura, ntabwo ari intego. Bisubiremo. Abantu bo mukorera ijuru ndababari guhera kuri uyu munsi mwihane.
mu ijuru ni ahantu ibiti byo gukiranuka by'Uwiteka bizatura. Ntabwo ari intego, ntabwo ari ikintu urwanira ngo unashaka ijuru. Ijuru wararihawe umaze kwakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubuzima bwawe. Yesu niwe nzira ijya mu ijuru. Niba ushaka kwakira Yesu, niba ushaka kujya mu ijuru, izere Yesu umwana w'Imana, igitambo Imana yatanze. Numara kwakira Yesu, ijuru ni ahantu uzatura. Abantu mukorera ijuru muri he? Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'imirimo dukora abakiranutsi tuyikora kubera yuko turi abantu bizeye umwana w'Imana. Iwacu ni mu ijuru. Mu ijuru ni gakondo y'abera, ni gakondo y'abejejwe, ni gakondo y'aho tuzatura. Niyo mpamvu n'abantu turi hano mu isi, mu ijuru umuntu wizeye Yesu, umwigishwa mwiza wa Yesu, ijuru ntago rizamutungura. Ijuru ni umugabane w'abera. Ijuru ni umugabane w'abizera. Ijuru ni aho abizera bazaba. Ijuru ni aho tuzatura. Imana ishimwe cyane. Nta ntambara turimo yo gushaka ijuru, kuko nyiri ijuru arahari, twaramwizeye turamwakira, azatujyana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu yandi magambo icyo kizaba, tuzimuka gusa. Mu ijuru icyo tuzakora, tuzimuka. Umunsi yaravuze ngo ntago nzongera kunywa ku muzabibu ntaritarana namwe ku meza. Mu yandi magambo, yaje mu isi afite iminsi ibaze gusa. Yaje afite imyaka 33. 30 ya mbere nayo kwari kugira ngo yubahirize amabwiriza yo muri Isiraheli, ko umugabo uvugira mu ruhame wese agomba ko afite imyaka 30. Iyo myaka Bibiliya ntibivuga, ariko iyo ndonsoma muri iyo myaka Yesu yaramutindiye. Kuri 12 byamwanze mu nda, bamaze gusenga iwabo arataha, Rotipe yisigarira mu rusengero. Ahamagara abapasiteri ati nimuze tuvugane ibya data. Mu yandi magambo yazanywe na gahunda izwi imuzanye, muzamuzanye kurongora ntibyari birimo. Abantu mujya mwibaza impamvu Yesu atarongoye, ntago no kurongora yaramuzanye. Yesu yaje gutanga ikiguzi cy'ibyaha, akamenyesha abantu iby'ubwami bw'Imana, akishyura ikiguzi cyabyo, agasubira mu ijuru, akicara iburyo bw'Imana data, agategereza aho yacunguye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ajya mu za data, none baje kumushaka, arababwira ngo ariko nimuzi ko binkwiriye ko mba mu nzu ya data. Mu yandi magambo, imyaka yanyu 30 yarantindiye. Niyuzure soke hanze, mbabwire iby'ubwami, nishyure ikiguzi cy'amaraso yanjye, babarirwe ibyaha byabo, ubundi nzabategereze ku munsi umwe nzaza kubatwara. Imana ishimwe cyane. Uwo ni we Yesu rero. Uwo ni umugambi Imana ifite, nibyo biri mu mutima w'Imana. Abo Imana yacunguye, ikintu cya mbere kimwe rukumbi Imana ibategerejeho. Reka mbwire impamvu njya kuvuga bino bintu. Nuko Imana ntabwo ari umukene. Imana ntabwo ihangayitse ku buryo hari ibintu biri hano hanze yarwana nabyo. Ikintu ishaka ni kimwe, ni umutima w'umuntu gusa. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu natwe mu bintu bikwiriye kuturaza inshinga, bikaduhangayikisha, tukabigirira inyota, tukabishaka, ni ugutunga umutima w'umwigishwa. Na Yesu imyaka 3 yakurikiyeho yayimaze atoza abantu, abahindura abigishwa. Agiye no kugenda aravuga ngo nimugende amahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa bwiza, muhindura abantu kandi mubigishe kwitondera ibyo nasize mbabwiye. The mission, umugambi wayo ni ukuhindura mu muntu mwigishwa. Ibindi biri hanze aho ngaho ntabwo Imana ibihaye priority. Ahubwo iyo wagize uwo mutima w'umwigishwa, Imana ibona ibyo ukeneye ikabikuzanira. Muri bitandukaniro, iyo wagize uwo mutima w'umwigishwa, Imana ireba ibintu bikenewe kugira ngo ubuzima bukomeze, bikanye n'ibizina. Mbarugirwa hafi cyane. Yesu arahumuriza arimo kugenda, batangira intumwa ati mwebwe kuki mudatanga umusoro? Bakeneye umusoro. Yesu ati Petero wimanuka hano hepfo, subira hamwe wahoze. Ifi ya mbere uyasamwe urasangamo umusoro. Nimurebe. Yesu arabizi kuri umwigishwa, ariko niba hari n'ibindi bintu ukeneye, igihe uzabikenera azabituma habizane, abitanga ferangire. Ibya Kezari muri Kezari, iby'Imana mu Imana, ngaho ubuzima nibukomeze. Nimurebe buryo ki
tujye tuva ku cy'ingenzi cyo kuba abigishwa ba Yesu tugashaka imisoro. Kandi imisoro amafaranga yafite, iyo ashaka kuyasamura arayasamura aza aho biri. Imana ishimwe cyane. Ni byiza. Wamagana ateje ngo Imana yabahe. Imana yabahe pe. Imana yabahe. Ariko nituyatungana umutima w'umwigishwa. Turaganira ku mutima w'iki? W'umwigishwa. Kugira ngo duhinduke ibiti byatewe n'Uwiteka byo gukiranuka ngo bimuheshe icyubahiro. Matayo 28 ku murongo wa 19 Yesu avuga aya magambo. Matayo 28 mu 19 ngo nuko mugende muhindura abantu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ni mwumva umurongo wa 20 mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, hanyuma nanjye ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Byashoboraga ko Yesu agarukira kuvuga ijambo ngo mubigishe gusa, ariko mubigisha mubigishe kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Kandi si ibintu byose, oya, ni ibyo jyewe ubwanjye navuze. Mu yandi magambo ni ibyanditswe byera. Haleluya. Kandi bizabe byose ntimugire icyo muzisigaye. Iyo uvuze ijambo kwitondera bisobanuye kumvira. Cya mbere. Icya kabiri bisobanuye gushyira mu bikorwa. Imwe muri kalitezo, imwe mu byiza by'umutima w'umwigishwa ni ukumvira. Kumvira bijyana no gushyira mu bikorwa. Iyo umutima w'umuntu wamaramaje kugenza gutya, ibisigaye Imana irabitunganya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwigishwa wa Yesu hari ibintu bitatu bimuranga. Kuba umwigishwa bisobanuye iki? Icya mbere bisobanuye kuba inshuti ya Yesu. Inshuti ya Yesu. Kuba inshuti yande ya Yesu. Umukristo wese aho ava akagera, ikintu cyamwe gikwiye kuranga umutima we ni ukuba inshuti ya Yesu. Ni ukuba inshuti ya Yesu. Icya kabiri ni ugukurikira Yesu. Icya tatu ni ukuba umurobyi wa Yesu. Yesu ahamagara abigishwa be, yarabwiye ngo nimunkurikire nzabagira baki. Naze mbwira no minsi ishize nabwira ngo Yesu ntiyarananiwe guhamagara Petero na Yohana n'abandi nkabo barabarobyi akabajyana mu bindi bintu by'umwuga bari basanzwemo. Ariko bahamagara yababwiriye mu buzima bwabo. Imana ikeneye kuba umwigishwa aho uri muri metier muri miwe wumvamo. Hari igihe nibwiye ngo iyi Imana guhamagaye igukeneye kuba umwigishwa nuko kwimura hano irakujugunya ahandi hantu runaka. Oya, Imana ikeneye ko aho uri ukuri imbaraga ufite n'ibyo ufite n'amateka yawe uwo mwigishwa aho ngaho. Ari ugiye wibwira ngo ariko Mana hano ndahageragerezwa, hano mpagira intege nke kuko hari abantu bangerageza. Imana ikwimure ikujyana ahandi ubone kugerayo ntugeragezwe. Ibigeragezo biri ahantu hose nk'ivumbi. Ibyo bishyire ku mutima wawe. Ibigeragezo biri ahantu hose nk'ivumbi. Ahubwo icyo bisaba nuko wowe uba ufite uba uri umunyesuku uzi kwikuraho ivumbi gusa. Nta hantu uzajya wowe ugiye ngo bimeze neza, Mana nta bigeragezo bihari none ndaho umwigishwa mwiza. Oya, ibigeragezo biri ahantu hose nk'ivumbi. Ahantu hose uzagera uzahasanga ibigeragezo. Ariko umunsi uzatunga umutima w'umwigishwa uzaba uri umuntu uzi ibikenewe byose bikenewe kugira ngo ubashe kwikuraho ivumbi ugumye wera kandi utunganye. Niwo mutima w'umwigishwa. Imana ishime cyane. Iyo tuba umwigishwa ngibi Imana gukeneyeho. Ikeneye kuba inshuti ya Yesu. Icya kabiri ikeneye yuko ukurikira Yesu. Icya tatu Imana ikeneye yuko uhinduka umurobyi w'ahantu. Imana ishime cyane. Umwigishwa wa Yesu ni umuntu ubaho agengwa na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera. Ni umuntu ubaho agengwa na Yesu Kristo, ibyanditswe byera mu buzima bwe bwa buri munsi. Naze mbwa abandi kandi mu gitondo mubwira ngo muzatangara. Ni muri uko mwese mungana hano muri benshi pe n'intebe zabaye nkeya.
ariko mu kanya nituvuga ko hari amahugurwa hari iteraniro rya Bible study kwiga ku byanditswe byera, nibwo umuntu atayibuka gusubiza message za WhatsApp, nibwo umuntu atayibuka umuntu afite gahunda mu kanya yakererewe. Muri make gahunda zitazivuka mu bantu 200 bari bateranye hagasigara 15. Kuki? Kuba umwigishwa wa Yesu bisaba ikiguzi. Muranyumvise? Kuba umwigishwa wa Yesu ni ibintu bya buri munsi kandi bisaba kwitoza. Ibyo rero bisaba imbaraga, bisaba n'umwanya. N'umuntu wanashaka kunezeza no kumvira umwami buri munsi. Umwigishwa wa Yesu ajya gushaka abazimiye ngo awugeze ku mukiza we, ndetse akabatoza uko baba bigishwa. Nimwitegereza neza, ibi bintu biri hano nibyo biri muri Yesaya 61. Yaje gukiza no gushaka no gukiza icyazimiye. Wongeruka 61 hatubwiye umwuka w'Imana ari kuri jewe, yansigiye amavuta kugira ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Abantu bambaye imyambaro bwirabure nyibakuremo mwabikumara ibyishimo. Abantu bari mu nzu y'imbohe uyu munsi mubwiye ngo murabohowe, ni umutima w'Imana. Niyo mpamvu umwigishwa wa Yesu akeneye kugenda gushaka abandi bana akabazana kuri Kristo. Bwana asifiwe. Ibi ndimo kumubwira muziko mu minsi yashize twiyoga ijambo rivuga ngo gukorana n'umwuka wera. No dusohotse mu gihembwe no mu kwezi twavuye gukorana n'umwuka wera. Niyo mpamvu Imana yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera Imana yamuduhaye kugira ngo twigishe, tuba bigishwa beza, duhinduke tukaba ibyaremwe bishya, yarangiza akaduha imbaraga zo kubaho muri ubwo buzima. Niwo murimo w'umwuka wera. Umurimo w'umwuka wera si ukuduha Imana, munyumve neza. Umurimo w'umwuka wera si ukoresha abantu ibitangaza bikomeye. Oya, umurimo w'umwuka wera wa mbere ni wo kudutoza no kuduhindura abigishwa. Yesu yabwiye abigishwa be bari abantu amaranye n'imyaka 3, arangije kubaha ubutumwa bwiza no kwatoza, aravuga ngo rero icyaba cyiza nuko ngenda. Ninagenda umufasha ntazaza, ariko ningenda nzabohereza umufasha azabana namwe ibihe byose. Umwuka wera yaje kugira ngo asohoze misiyo ya Yesu mu buzima bw'abantu yamaze gucungura. Narangiza ababane nabo muri iyo minsi bari ku isi, Imana nivuga azabahindura igihugu gusa, aricyo bita mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Umurimo w'umwuka wera rero ni ukugira ngo aduhindure, atwigishe, adutoze uko abana b'Imana. Muri Nehemiya ku bice 9 umurongo wa 20. Tujye muri Nehemiya ibice 9 ku murongo wa 20. Umva ko Nehemiya yavuze ngo kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kugera gute, wo kubigisha. Nehemiya ibice 9 ku murongo wa 20. Kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha, ntiwabimye manu yawe yo kurya, bagize inyota ubaha amazi. Murabona, Imana yatanze manu, itanga n'amazi yo kunywa, ariko yabahaye umwuka wera wo kubigisha. Imana yaduhaye umwuka wera kugira ngo atwigishe. Niba ushaka kujyana n'Imana, gukorana n'Imana, gukorana n'umwuka wera, banza utunge umutima w'umwigishwa. Umwuka wera ntagafata ku ngufu, umwuka w'Imana arayobora. Umwuka wera ntafata ku ngufu, umwuka w'Imana arayobora. Muri Mika ibice 3 ku murongo wa 8 hatubwira ngo ariko jyeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari. Nabikuye he? Ngo mbihawe n'umwuka w'Uwiteka kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro cye na Isiraheli icyaha cye. Umwuka w'Imana n'imanza zitabera, umwuka w'Imana ashyira muri twebwe imbaraga no guca imanza zitabera, ariko kugira ngo tumenyeshe abantu ibyaha byabo. Yesu aravuga ngo uwo mwuka wera naza azemeza abantu ibyaha byabo, azamenyesha ukuri kose. Nguko gukorana n'umwuka wera. Ariko operasiyo y'umwuka wera, ibi bintu reka mbivuge mbateguza ko tugiye kwinjira mu nabwe mu kanya by'igihembwe kureba ngo uri umuntu udasanzwe. Mbere y'uko umuntu udasanzwe ukeneye kuza gutunga umutima w'umwigishwa kugira ngo iby'Imana izawukoresha uzaba uri umuntu udasanzwe, ukora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Umuntu udasanzwe akora ibidasanzwe mu buryo budasanzwe, igihe kidasanzwe. Imana ishimwe cyane.
nyamara ashobora kuba abayeho nk'abandi bantu basanzwe. Hari ijambo nize gusoma rirampindura mu buzima bwanjye, nyanditse n'umubishop wo muri Kenya, reka ndivuge mu rurimi yarivuzemo ndarihindura mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo les chrétiens ne sont pas appelés pour faire des choses extraordinaires. Ils sont appelés pour faire des choses ordinaires d'une façon extraordinaire. Abakristo ntabwo bahamagariwe kuba abantu badasanzwe, bahamagariwe gukora ibintu bidasanzwe mu buryo busanzwe. Ibintu bidasanzwe mu buryo busanzwe, ibintu bisanzwe mu buryo budasanzwe. Imana iguha agakiza ikaguhindura umwigishwa, ntizakuvana aho uri. Ariko bya bintu byawe bimeze nk'ibisanzwe, uzakora mu bidasanzwe uko Imana yaguhindura umuntu udasanzwe. Ariko imbere, impamvu mvuze imbere ni iyi ngiyi. Yesu yaravuze muri Yohana ibice 7 umurongo 37 na 38. Aravuga ngo, Yohana bisobanura, aravuga ngo umuntu wese unyizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izatemba iva mu nda ye. Mu yandi magambo, ubwo buryo budasanzwe bukomoka imbere bujya inyuma. Akomeje hepfo aravuga ngo ibyo bivuga ngo yaganisha ku mwuka wera abamwizera benda kuzahabwa. Haleluya! Umurimo w'Imana nuko kuduhereza umwuka wayo wera, none mwitwe hakadudubizamo isoko y'abantu bafite amazi, imigezi muri bo. Umuntu wese ufite inyota aza akavomaho akanywa agashira inyota. Ibyo bivuga yaganisha ku mwuka wera abamwizera benda kuzahabwa. Imana ishime cyane. Mu yandi magambo, biva imbere bijya inyuma, ntabwo biva inyuma bijya imbere. Niyo mpamvu umurimo w'umwuka wera nabwiye ngo umutima w'umwigishwa nuko bihera mu mutima, bihera mu mutima. Mu byakozwe n'intumwa ku bice byaho 17 umurongo wa 10, ibyakozwe n'intumwa ibice 17 ku murongo wa 10, ngo uwo mwanya hano Luka agiye kutubwira amakuru y'abantu b'i Beroya bari abigishwa beza. Aravuga ngo uwo mwanya muri iryo joro ngo bene ndatabohereza Paulo na Sila i Beroya, ngo basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda 11, ngo ariko abo bari beza kuruta ab'i Tesalonike. Luka agiye gusobanura ukuntu ngo bari beza. Impamvu ngo bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye ibyo babwiwe, ibyo bababwiye ko ari iby'ukuri koko. Nimumva difference, itandukaniro. Bano bantu b'i Beroya bari abigishwa beza kubera yuko bajyaga bagira umwete wo gusoma ibyanditswe byera no kusobanukirwa, ku buryo nyuma yo gusohoka bamaze kubabwiriza bafataga agenda nk'izo mufite, bakandika ibyo bize, bagera mu rugo n'umugabo n'umugore bagahita bicara ku meza bakabumbura Bibiliya zabo, ngo bakagenzura niba ibyo babwiwe byari byo koko. Imana ishime cyane. Muzi ikintu gihindura umuntu umwigishwa mwiza ni ibyanditswe byera n'umwuka wera. Ibyanditswe byera ni ukuri, umwuka wera ni imbaraga. Umwuka wera asobanura ibyanditswe byera agahindura ubuzima bw'uwabisomye. Ikiza guhindura umwuka wera ni uko uzafata umwanya wo guha umwanya ijambo ry'Imana no gusenga ukayoborwa n'umwuka wera, uzaba umwigishwa. Bano b'i Beroya ngo bari abantu beza. Icyambere, bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Icya kabiri, basomaga ibyanditswe bakajya banagenzura ko ibyo bigishijwe ngo ari ibyanditswe byera koko. Bwana asifiwe. Muri Matayo Yesu ajya atubwira, Bibiliya iratubwira muri Matayo 11 umurongo wa 28, abantu benshi barawukunda. Iyo ni Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Ko mutavanga amen. Amen. Nimuze Yesu abaruhure. Amen. Yesu ashaka kubaruhura. Amen. 29, nimwemere munyigireho, nimwemere cyambere kuba bagaragu banjye. Icya kabiri, munyigireho kuko ndi umugwaneza mu mutima. Yesu yarashoboye kurangiriza kuvuga ngo nimuze
nimuze abarushye n'abaremerewe munyigireho. Ntiyarangirije aho, yaravuze ngo yego nimuze nibaremereye muze ngewe ndabaruhura, ariko nimuba abagaragu munyigireho. Mu yandi magambo, nimuba abigishwa banjye, nimuba abigishwa banjye. Hanyuma icya kabiri, namwe muzabona uburuhukiro mu mutima. Hejuru yo kuza umuntu aremerewe no kubona uburuhukiro mu mutima, harimo akajambo k'umugaragu ukamwigiraho. Sinzi niba munyumvise. Imana ishimwe cyane. Yesu, twese abantu bose barushye bashaka kuza kwa Yesu, nituze n'imitwaro yacu yose kwa Yesu, ariko muri bwa buruhukiro bw'umutima turi bugire, turabanza tubanze tube abagaragu ba Yesu, tumwigireho, hanyuma tubone uburuhukiro mu mitima yacu. None nababwiye ngo hari igihe ubuzima bwacu buturemerera, rimwe na rimwe tukaza kwa Yesu tuje gusahura ibisubizo, tugasahura. Wamara gufata uti yo nabonye, ngewe nabonye. Wamara kugifata uti ngewe nabonye. Mbese bikamera nkaho wasahuye, ariko ibyo kumwigishwa bireza kuba ikindi kiriciro. Ariko nshuti yanjye, Imana idukeneye ko tugira umutima w'abigishwa, tukaza kwa Yesu tukaruhuka. Amahirwe dufite, uwo mwami wacu ni umugwaneza mu mutima. Oh, haleluya. Ni umugwaneza mu mutima. Nyamwe n'amagambo yavuze, kubera ko unkorera ntabwo biruhije, n'umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Uwo ni umutima wa Yesu. Bwana sifiwe. Yesu ni numwe. Yesu ubwo giti cye hari inzira yanyuramo kugira ngo tuze abigishwa n'umwana kumusoza. Yesu hari ukuntu n'intumwa bagiye babikora kugira ngo batoza abigishwa. Ayo ngira ngo uyu munsi nawe ugenderemo. Umaze kumva ko Imana mu mugambi wayo no gukiza. Icya kabiri, ikintu dutunga imitima y'abigishwa. Umva rero, Yesu n'intumwa hari ibintu bitatu bakoraga kugira ngo tuze abigishwa. Icya mbere, barabatoranyaga. Amahirwe dufite kuri uno munsi, twese Imana yadutoranyije. Abamenye kera yarabatoranyije kandi yabahaye ubwiza. Abo bantu Imana yarabamenye kera isitari yarema. Imana yaragutoranyije. Icya kabiri, yabanaga nabo. Icya gatatu, barabigishaga. Muri Mariko ibice bitatu ku murongo wa 14, Bibiliya itubwira Yesu ajya gutoranya abigishwa be. Ngo atoranya 12 bo kubana nawe, ngo abone uko ajya batuma kubwiriza ubutumwa bwiza. Yesu yafashe umwanya areba 12 ngo arabatoranya. Umurimo Imana yakoze mbere y'ukundi umwigishwa nuko yagutoranyije igagoga kiza kayo ku buntu. Imana imaze gutoranya ifata umwanya wo kubana nawe. Niyo mpamvu nawe ukeneye kubana nawe. Imana ikeneye kubana nayo. Imana ishime cyane. Muri mu Filipi 9, Paulo nawe muno murimo Yesu yakoze na Paulo arabikoze. Ibice 9 aravuga ngo ibyo nabigishije, umurimo mbere yakoze no kwigisha. Icya kabiri, ibyo nababwirije. Icya gatatu, ibyo mwanyumvanye. Iri jambo narikunda. Nibyo mwambonanye. Kugira ngo wigishe umuntu amugishwa mwiza, nuko mubona. Ukeneye kuba mu buzima bubona Yesu. Urugero rwiza, iby'ubuzima bwe byanditswe hano mu byanditswe byera. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe. Icya gatatu, nuko Paulo yarabigishaga kugira ngo n'abagenda bajye kwigisha abandi. Yarabatumaga. Kandi muri Timoteyo 2 ibice 2 ku murongo wa 2, kandi ibyo nyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bakwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ngo umutima w'umwigisha. Umutima w'umwigisha ubana na Yesu. Umutima w'umwigisha Yesu arawutuma ugatumika. Haleluya. Bwana asifiwe. Imana yacu ntabwo ari Imana ihemba nabi ku rwego rwaho yagutoranya ikakwigisha yagutuma ntiguhe ibikenewe. Oya, Yesu yatumye atanga n'ibikenewe. Ni gute naba umwigishwa mwiza? Ni gute naba umwigishwa mwiza? Nongeye gusoreza ubihindura icyifuzo cy'ubuzima bwawe, unabisengere. Hari ibintu bitatu ngiye guha muno mwanya byagufasha kuba umwigishwa mwiza. Nabwiye ngo ubaye umwigishwa mwiza, n'Imana nayo ubwayo yaguha ibikenewe byose bigenewe abigishwa. Uko niyo ntego nyamukuru Imana ikeneye. Igambire ko duhinduka ibiti bya gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo yamuheje icyubahiro. Icyambere ni icyemezo ugomba gufata.
kuba umwigishwa ni icyemezo, ni amahitamo ugomba gufata. Imana yaradutoranyije iduha agakiza kayo ku buntu. Uwo ni umurimo Imana yakoze tudafite mu ruhare. Ariko nyuma yo kuduteranya, Imana itegereje ko ba bantu yatoranyije ikabaho ubwiza bwayo, bashyira ibirenge hasi bakigira kuri Yesu. Tugomba gukora amahitamo yo kuba abigishwa ba Yesu. Tugomba kwemera kuba abigishwa ba Yesu. Nibwo ibyo twifuza ku Mana, mu yandi magambo tunanezeza Imana nayo itunezeza. Haleluya. Icya mu cyemezo ni wowe uzahitamo kubyumvira cyangwa se kubireka. Bwana sifiwe. Icya kabiri, ugomba gutunga umutima urangwa, donc ugomba gutunga ibiranga abigishwa. Reka nkubwire ibintu bitatu by'ingenzi biranga umwigishwa mwiza. Umwigishwa mwiza, ikintu cya mbere kiranga umwigishwa mwiza ni ukuba faithful, ni ukuba umwizerwa. Umwizerwa ni nde? Umwizerwa ni umuntu usohoza icyo yiyemeje. Umwizerwa ni umuntu iyo bamutumye aratumika, living the talk. Ni umuntu ibyo avuga n'ibyo akora. Uwo muntu ni umwizerwa. Niba hari ikintu kigoye ni ugutoza umuntu utari umwizerwa. Umuntu utari umwizerwa ni wa muntu umuhana gahunda ya 10:00 bikagera 10:40 atarahagera, ataranakubwiye n'impamvu yagize yatumye atahagera. Muranyumvise? Haleluya. Umwigishwa mwiza aba umwizerwa. Naza bamwereka uruhande rw'umuntu numvise ejo bundi, we ni umutisebo maker ni umutoza abantu kuba bigishwa. We arababwira ati twahanye gahunda yo gusoma ibice 3 byo muri Yohana kino cyumweru, ugende bisome, n'ubu utabisomye ntuzagaruke. Twahanye gahunda yo kujya gusoma ibyanditswe ibice 3 byo muri Yohana, uragenda bisome muri kino cyumweru, n'utabisoma ntuzagaruke. Nabwiye makagira Imana, ibyo nge ntabwo nabishobora. Uwadaga umuhamya ni umugabo nzamutumira hano twa Pacifique, yatubwiye ku mudamu we igishinzwe bya missiology. Aratubwiye ngo harimo abantu bari kare, umudamu wanjye ari kare ku buryo aragubwira ngo ugombye kuba umwizerwa. Turimo gusoma ibyanditswe, genda ubisome, n'utabisoma ntuzagaruka. Agera ku gitangaje, niwe ufite abigishwa benshi kundusha. Hari igihe twibwira yuko nitworoshye ibintu aribwo abantu bazumva. Ariko aravuga ngo ariko twibagiza neza yuko harimo abantu bakunda ibintu, harimo abantu bakunda ibintu binoze, bikomeye, biri serious. Tukibwira ngo tubigira serious abantu bazahunga, tukagumana ahantu hatari serious tubashaka ibintu biri serious. Uzabigira serious, utari serious agende. Harimo abantu bakunda ibintu biri serious. Haleluya. Bwana sifiwe. Kuba umwizerwa ugombye kuba umwigishwa mwiza, ugombye kuba umwizerwa. Genda ubisome, n'utabisoma ntuzagaruke. None iki by'imbye kimeneke. Imana ishimwe cyane. Ako muzi ko Yesu yarakaraga agafata inkoni akavutura abantu akabakubita. Kuba umwigishwa ugombye kuba nazimabwira kare ngo igihugu gifite umutekano, gifite ingabo zikomeye, ni igihugu gifite amakosa akomeye. Sibyo ra? Igihugu gifite ingabo zikomeye zirwana urugamba ibintu bigacika, ni igihugu gifite ikosi yacyo. Hadafuyemo babiri ntibagraduating, bakagukuba ukaba bavuga uti abantu batakoze ingando ubwo ruri ntimubwumva nyine, ukangarukire ku ngando. Kera twikora ingando, none bakatubwira mu bintu bya mbere byinshi umutima wanjye bikampinyuza umunsi tujya mu ngando, baratubwiye ngo nta mwana kose utekereza. Nta mwana kose utekereza. Umuntu ubwira ngo nta mwana kose utekereza ni umuhanga mu mutwe, azi mathématique intégrale, équation inconnue.
yabonye amanota 7 ya medecine, bamuhaye bourse ya leta, agiye kujya kwiga mu ruganda, agiye n'umuhanga n'umujeni. Uramubwira ngo mwana kose ntatekereza, ubimubwira ni caporal, ubimubwira ni mwana kose ntatekereza. Iriya jambo mana, iriya jambo icyaba buri munyarwanda mwihorere, buri mukristo wese bakabimubwira. Mwana kose ntatekereza. Icyo bashaka gukora, banza uce bugufi, banza woroshye. Hano waje kuba umwigishwa, turakwigisha hano. Ibya medecine n'amanota 7 na equation integrale nkoni de parika hanze, hano waje kuba umwigishwa. Imana ishimwe cyane. Ugombye kuba umwizerwa. Imana ikeneye abigishwa bashyira ibirenge hasi. Yesu aravuze ngo nimwemere munyigiremo, namahitamo. Umwana kose ntatekereza. Ukavuga ngo umukristo imbere mu kabara ntatekereza. Haleluya. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu usanga dufite communauté, abasirikare, ingabo zacu ziri serious. Iyo zigiye mu rugamba, ibyihebe zirabihuha. Kubera iki? Baba baratojwe. Dukeneye abigishwa beza batojwe ku buryo nubwo abatinganyi baza bigahenuka itegeko, bazahagara kigabo ko bari abigishwa beza, babaye abigishwa beza n'abizerwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Icyakabiri cyangwa umwigishwa mwiza, umutima w'umwigishwa ni ukuboneka, being available. Nazamubwira kandi ngo harimo abantu bari busy, babeshyizwe busy no gutekereza ko bari busy. Harimo abantu bahuze babitewe no kwibwira ko bahuze. Umuntu agafite ibintu abikubwiye wowe amasaha 2 waba birangije, ariko yabirondora, yabivuga, ukumva ngo ari busy, ariko busy man. Abantu bataba bigisha kubera ko bari busy, anadukorera Imana uko bari busy. Imana yo mu ijuru bagenderera. Haleluya. Nimubwira ngo nabwikana ngo niba hari ikintu mbona cy'egoist, donc umuntu kuba egoiste ku rwego rwaho we iki keneye ku Mana azi kuyipfukamira, akayirira, akiyiriza, akayititiriza ku kintu akeneye. Ariko Imana yashaka yikorera akaba busy. Imana ihindura imitima y'abantu bajye ku birenge bya Yesu. Imana ishime cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Bimwe mu bintu binteye gukorera Imana nuko nzi ko nanjye imbereye byose, ntacyo nayiburanye, nta n'icyo nayiburana, nayo ninkenera. Narebye ngo ndahari Imana, mu bintu ntazigera nitwaza, sinzabwira Imana ko ntahari. Ngomba kwiyaranja nkaboneka, ko nayo nyikeneye iraboneka. Imana ishimwe. Umwigishwa mwiza araboneka. Nozima urugero mu gitondo, mfite umuntu inshuti yanjye, n'umuyobozi hano mu gihugu, ariko imwe mu ntego yashyize mu buzima bwe, yaravuze ngo nzaboneka mu nshuti zanjye, aho bazankenera hose nzaboneka. Ni Minister of State. Iyo twagiye no muri anniversaire abahari, twajye guhemba umuntu abahari. Ejo hari ibirori byari bihari ahantu, twese uri hano gutati, jewe muri inshuti zanjye ngomba kuboneka. Nubwo tuvuga naboneka, yaravuye muri korali. Nacogama abandi bagiye muri retraite, we arahari. Ni ministre, araririmba, abana n'inshuti zabo, asoma ibyanditswe byera. Ba ministre muranga muri busy. Bene data, atukamana babaye busy ku rwego rwaho, abandi kubwira ibintu babamo. Zene tempa gisozi ifite umuntu ushinzwe discipleship n'umutoza abigishwa. Nimwe banshuti bashinzwe na Rosette. Ariko umuntu ubishinzwe mu rusengero ni procureur. Procureur muzwari we. Procureur n'umushinjacyaha. Umushinjacyaha uburana imanza international. Ariko mu ijoro afata umwanya wo gusoma Bibiliya no gutegura presentation, inyigisho z'abantu bagikizwa. Kandi ni procureur. Bene dante, umuntu wumva kuri busy, genda utekereze ku busy bwawe.
ushobora kuba uri busy ariko bitewe no gutekereza kuri busy, ariko wisuzumye neza ko utari busy. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, umwigishwa mwiza araboneka. Igihe cyambere twariganiraho umwanya munini, dusanga nababwira ngo ikintu cyo nabonye, nta kintu na kimwe gifite umwanya mu buzima bwawe usibye icyo wemeye guha priority, usibye icyo wemeye guha kugira ikibanza. Murankurikiranye? Now, iyo wamaze kugira umutima w'ubwigishwa, uravuga ngo mu bintu byinshi mfite hano Imana yampaye nanayishimire, ariko hagomba kubonekamo n'umwanya w'ibyo Yesu ankeneyeho, ko ndi umwigishwa. Ngomba gukurikira, ngomba kuba inshuti ya Yesu, nkakurikira Yesu, nkarobera Yesu. Muri ya jena mfite zirimugije, bino bintu ntibigomba kubura umwanya. Genda bizi ngo umunsi byabuze umwanya nzapfa. Nibyo nabwiye umutima wanjye, umunsi kuba inshuti ya Yesu, gukurikira Yesu no kurobera Yesu byabuze umwanya mu bimugije, nzambizi ko urupfu rwanjye rwegereje, ko na Yesu yarapfuye kugira ngo mbashe kumera, mbashe kuvuga ibintu kuvuga. Haleluya, Bwana asifiwe. Mbabwira ibikomeye cyane, ariko nibyo biranga umwigishwa mwiza. Haleluya. Icyanyuma kiranga umwigishwa mwiza ni ukwemera kwigishwa. Ni mwembere munyigireho, ni ukwemera kuba iki? Umwigisha, a teachable heart. Ugomba kugira umutima w'umwigishwa. Harimo abantu bigora kwigishwa n'ukuri. Harimo abantu bigora kwigishwa. Umuntu yavuze, aravuga ngo bizakugora kugira icyo umenya igihe utazemera ko ntacyo uzi. Bizakugora kugira icyo umenya igihe cyose utazemera ko ntacyo uzi. Kugira ngo ubashe kuba umwigishwa, ni uko wemera ko ukeneye kwiga. Ugombye gutunga umutima uri teachable. Umutima, nyanumva inkuru y'umwana umwe babwiye, umwana umwe Isi aramubwira ati icara. Umwana akomeza arahagarara. Icara. Arakomeza arahagarara. Agiye kumukubita, umwana aricara. Hashize umwanya arambwira ati papa, nubwo ubona nicaye ariko mu mutima ndahagaze. harimo abantu nubwo mbese kuba umwigishwa ni ikibazo, kwiga ni ikibazo, ku buryo nubwo wamubona yicaye ariko mu mutima bahagaze. Abagore dusengera abagabo, Imana ishimwe cyane. Ikikwereka umuntu utafite umutima wo kwigishwa ntabasha no kumva. Niyo umubwira, utangira kumubwira yatangiye kubara igisubizo ari bugusubize. Utangira kuvuga utaragera ku kadomo ka nyuma, we muri we aba yatangiye kubara igisubizo ari bugusubize. Mu ntambara abagabo dufite n'abagore, iyo ku mwanya wa mbere, abagabo muvuga ngo amen. Umugore arakubwira ati byagenze kunuku, byagenze kunuku. Muri wowe watanya ukarikira uburyo uri umusubize. Donc uzibwe no kubura ikibazo, naho ikintu akeneye nuko mwumva gusa. Nushaka umwumva yo uzi ko ariko byagenze, sorry. Aferi bayizinze, ubwo ubaye umwami, abaye umwamikazi. Kuko abagabo twebwe dukunda gukemura ikibazo, nabivuga bitamuye igisubizo. Nyamara ikintu akeneye ni ukutega amatwi, yo uzi ko ari byo, sorry, nawe nyine atajyamo, ubwo aferi birangiye. Niyo mpamvu nyine uzasanga mu bigishwa bariho abagabo nibo bake babamo. Kubera iki? Biratugora kuba bigishwa. Imana ishimwe cyane. Umwigishwa mwiza rero arangwa no kumva, arangwa no guca bugufi no gutega amatwi ibyo mubwira akabyumva. Nubwo yaba atemeranya yajya nk'uriya mwana, ariko akabikora. Imana ishimwe cyane. Harimo abantu bamwe imbere y'Imana n'imbere y'abayobozi babo baba bicaye ariko umutima wabo bahagaze. Imana imenaguriye imitima, tuba bigishwa beza ba Yesu Kristo. Haleluya. Icyanyuma gidufasha kuba bigishwa beza ni uguca bugufi. Icyatatu ni uguca bugufi. Muri Matayo 23:11 nongeye gusoreza dusenga Imana. Yesu yaravuze ngo ahubwo uruta abandi muri mwe
ajya biki ajya mu mugaragu. Nkunda ibyanditswe byera bivuga ngo muzaba imitwe ntabwo muzaba imirizo. Muvuge ngo amen. Muzaba imitwe ntabwo muzaba imirizo. Muzaba imbere ntabwo muzaba inyuma. Kwa Yesu ni macuri. Kwa Yesu ushaka kuba uw'imbere urabanza ukaba umugaragu. Kwa Yesu biracuritse. Iyo ushaka kuba uw'imbere hariya ukaba umutwe n'umurizo, Yesu arabwira ngo uzishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uzicisha bugufi azaba umutwe ntabwo azaba umurizo. Ni macuri. Ikintu gifasha umwigishwa kuba umwigishwa mwiza nuko yemera guca bugufi. Niyo mpamvu nabwiye ngo mu bigishwa babaho abagabo nibo bake babamo, ariko n'abagore muri iyi minsi nabo iyo virusi yarabatatse, ariko Imana imenagura iyo mitima. Imana ishime cyane. Tugiye gusenga Imana kandi bazapfa. Tugiye gusenga Imana yacu. Uyu munsi usenga Imana ubwo Imana ngo mwami uyu munsi nukuri umpindure mbigitambo Imana bumwigishwa. Imigisha yose Imana duha, ibyiza Imana dupfunyikiye bizingiye mu kuba abigishwa. Imana ishime cyane. Abigishwa babana na Yesu, abigishwa bagendana na Yesu, abigishwa bahora en communication na Yesu. Reka mbase muhaguruke dusenga Imana. Buri muntu wese muri mwanya arisengera. Buri muntu wese muri mwanya arisengera. Cyama ukaba umwigishwa mwiza wa Yesu. Yesu akunda abigishwa be ku buryo umwanya yamaranye nabo yarababwiye ngo ntabwo muri abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye. Yesu akeneye yuko ukubwira yuko uri inshuti yiwe. Uzamura ibiganza byawe bitegera Imana uyibwire ngo mwana menye ko uri inshuti y'abigishwa bawe. Ndagusabye mwami wanjye Yesu uyu munsi ungendereye mwana, umenagurire umutima kugira ngo mumwigishwa nyakuri. Ushaka konja mwamuntumeyo, ibyo ushaka ko nkora mwami ndabyemeye. Wafata umwanya kuririmba iyo ndirimbo ubitekerezaho, uhumirije ku maso ukamera nk'ukora indahiro imbere ya Yesu. Genza uko ushaka mwami nyir'ingabo, aho ushaka konja mwamuntumeyo, ibyo ushaka ko nkora mwami ndabyemeye. Ayo magambo tuyasubiremo. Yego mwami, yego mwami ndakwemeye. Mwami Imana yacu, ayo niyo magambo tuzamura imbere yawe mwami. Niyo magambo tuzamura imbere yawe mukunzi wacu Yesu. Mwami wacu tumukwatira mu mwami turakwemereye. Aya magambo ndi munyamitima yacu Kristo mwiza. Buri muntu wese mwami azamura ijwi rye imbere yawe, akuzamura ibiganza mwami wanjye Yesu. Buri wese yifuza yuko mwami umuhindura umwigishwa nyakuri Yesu. Tuvuge yego mwami wanjye, yego mwami, yego mwami ndakwemereye. Aya magambo urasabwira Imana, uyabwira Imana. Genza uko ushaka mwami nyir'ingabo, Genza uko ushaka mwami nyir'ingabo, aho ushaka mwami ushaka ko mwami wanjye nakwemeye Kristo mwiza. Niwumva imigano umutima wawe ufukame ubibwira Imana, uce bugufi ubibwira Imana. Niba ngo mwami wawe uciye bugufi ngo mwami ndabyemeye. Yesu mbigitambo gikwiye ushaka. Bumwana wawe mwami, bumwana wawe data, umwana wawe mwami wanjye Yesu. mpinduka icyaremwe cyo wifuza, mpinduka icyaremwe cyo wifuza. Mbigitambo
igitambo gikwiriye ushaka. Ayo magambo mwami Imana yacu yo mu ijuru turavugira imbere yawe mwami. Buri muntu wese uri hano Kristo mwiza, tuzamuye mwami isengesho hamwe, turizamuye mwami imbere yawe. Mwuka wera, mwuka wera, niwe dukeneye. Umunagura imitima yacu, umunagura umutima wa buri muntu wese kugira ngo ahinduke mwami cyane wifuza. Reka dusenga n'ayo magambo uva ngo mwami Imana ndagushimiye Mana ku ijambo ryawe. Nirebeye mu ijambo ryawe, mbona nta umwigishwa mwiza ukwiriye. Ndaje imbere yawe Mwana kugira ngo umpindure. Mwuka wera, reba kwiyemeza ku mutima wanjye, unshoboze, umpe imbaraga kugira ngo muhe umwigishwa mwiza. Ntacyo umwigishwa aburana umwigisha. Ndaje imbere yawe Mwana, urakoze kunyumva, urakoze kubimpa. Nanjye ndiyemeje mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amasikomana yacu, amasikomana yacu. Imana ibahe umugisha, mugene n'inyota yo kuba abigishwa ba Yesu.